Akira. Wala rifite ubwo kugiye gutukura. Oya, ngende umwana w'Imana. Ngana byashitene. Nazi ko ugiye kutukura akaboko. Ngaho ibiri ukuntu twese tutizerana. Ntabwo niho wabize. Haduyi. Urumva ngenzi ko byarangiye. Ntabwo nanzi kubika inzira. Sawa ibika. Tabika. Mundi je m'enfou. Mananga Faransa akaba akuri mwiza. Ndamaso yawe. Cyane. Thank you. So, ariko nshaka kubwira rero. Nyumba ya kabiscuit kandi. Oya urayirya isi yose. Urayirya rwose. Ariko reka maze nkubwire iki kintu. Ahubwo tubisangire twishime. Okay. Ari ndagukunda cyane. Ntabwo nzi uburyo nabisobanura. Gusa nyine umutima wanjye warawutwaye, warawijyanye. So uyu munsi nifuje kukubwira ko ntagira ikintu nkubwira, kikubwira nk'imininze cyangwa se nyihagazeho. Ari ndagukunda. Wow. Nanjye ndagukunda cyane. Wow. Ndishimye cyane. Ndishimye. Ni iby'agaciro kukugira. Izi neza ntago ibi byaba. Ari bijagaranye. Bitese. None se babantu Cari oya. bari bagejeje birajagaraye sinzi ko nabikoje. Mva. None se abantu batwimuye ntago babikora neza ntiwababwiye. Cyangwa ariko. Oya nari reka mijyanye. Gusa yindi sinzi. Oya reka mijyane ngaruke. Mbone kugushimira neza tagira aho wenda. Urakawe ni wowe kugahura neza. Kagira ibikamukize. Sevye ndagarutse pe. Ubu sinzi uko nabivuga wakoze nyine wakoze cyane pe. Sinzi uko nabishoboze rero. Nta kibazo. Ako pucungo ntago skuru wari ubwishoboze. Sinzi ko nabishoboze wese. Oya rata n'inshingano zawe kandi wakoze gushima. Wakoze cyane pe nibazaga none barabantu ni stress urebye ibintu kuntu babigize. Kwimuka biragora buriya. Kwimuka ni ibintu bigoye ntabwo ari ikintu umuntu atapfa ako kanya. Nyine wakoze cyane mbanze nayo byishoza mu minsi ngahe ariko wakoze. Gusa mwimukiye ahantu heza iyi apartment ni nziza cyane. Yaha amafaranga atangiye kuboneka. Tubisengere rwose amafaranga yawe. Tubisengere amafaranga atangiye kuboneka. Urakoze gushima. Birakwiye pe. Birakwiye kugushimira ahubwo cyezari n'ikindi kintu umuntu afite yawe. Oya nta kibazo birahagije rwose. Oya nta kibazo. Ubwo nare reka membaretse kandi ntunganye biragiye bijagare ya. Numufashe? Oya. Kazikurikirane. Seri. Nabwira mukamena kawe ni nawe nyiza. Mugira umutima mwiza very humble. Ya turabishimira Imana shire nanjye rero reka ngushimire. Reka ngushimire muri umuntu wanjye aragushimiye ariko nanjye ngomba kugushimira by'umwihariko sibyo.
wakoze cyane warakoze kwaba ku bwanjye warakoze kumbera igisubizo ukambera amaso aho ntareba uba uri kuhareba jeri sinzi ko nabigenza gusa ndumva ko wakoze ibikomeye murumuna wanjye urumva byamurenze ariko wahabaye jeri wakoze sheri wanjye ndakumva urubavu rwanjye umugore mwiza nkunda mbabaye ndakwinginze ibi ngibi ni ubusa iyi ni intangiriro kuko mba ngomba kuhaba mu kintu cyose waba unkeneyemo iyi ni intangiriro ahangaha ntabwo nakubwiye ntukanshimira ntabwo unshimira iki urumva nakoze iki cyatuma unshimira koko iyi ni intangiriro ibindi byose uzakenera kubona ubufasha bwanjye ukibivuga nzajya ndaho Mana yanjye nukuri sheri ntabwo usanzwe oya gusa udasanzwe cyane ahubwo nyine numvaga nabafasha no gupanga ibintu mu magariderobe nkavanga byose bimeze neza kuko erega mbagomba kubera ukuboko nkakubera ijisho nkakubera buri kimwe sheri ndabyumva ariko wikwigora hari abantu twahaye ikiraka bari bubikore babyishyuriwe baradufasha sheri nukuri nabwo rwose kunshimira ibyo bigeze aho ngaho ko nta mpamvu yo kunshimira nta mpamvu yo kunshimira ko izi ni inshingano zanjye ni ibyacu ni ibyacu sheri wanjye icyiza ni uko muhageze kandi buriya muri iki gihe noneho kubona ahantu heza gutya kubona inzu nziza bigoye sheri ni heza ni heza sheri wanjye akora yindi kuva hari akayaga afite ukuntu nyine amakureri bashyizeho y'amarido ajyanye n'ibikuta bikajyana n'intebe zaho n'ubu nta muntu utakwifuza kuba yaba hano kandi ndanezerewe ibyo kuba ahantu heza ntiwakoze sheri ntabakoze ngaho urasinyegera gera ngo uhobe n'ingende reka ngende mbaye n'umwanya mubone uko mupanga ibintu byanyu nta kibazo sheri ibindi biraza kumbwira kuri telefone yego turavugana sibyo yego ndagukunda cyane ndagukunda ubizi ko mukunda cyane se ndabizi sheri ndabibona sawa ngaho rero reka ngende ubwo niba none uraza kumpamagara yego urakoze yego bye sheri bite se birute niriwe neza nukuramuka sheri waramutse ute naramutse neza uzi ko mpamagaye nari ngiye kuguhamagara sheri vuga nukuri nari ngiye kuguhamagara numvaga nabuze amahoro okay nawe urimbonye watize kumpamagara kandi nabyutse wewe bigeze saa 2 buriya ntarakuvugisha ngo numva hari ikibazo kiri kunyirukankamo ni byiza ndi kunywa agacyayi wowe se wafashe iki njye nibwo nkigera mu kazi superviseur amereye nabi ahangaha ngo hari ibyo nasize ejo nakoze ariko byose ngiye kubishyira ku murongo vuba vuba akosha sheri kandi ni ukubera kuza kwitanga udufasha bigatuma wica akazi kawe oya ntabwo ari iyo mpamvu ahubwo ni uko hari ibyo ejo nasize mbwiye abantu ngo bankorere ntibabikora rero ngiye kubisubiramo mbikore neza ariko nta kibazo bite se mumeze mute mbere ute sheri meze neza twaraye neza ariko ibintu wadukoreye nyine byandayemo ndavuga nibyuka ngomba gufata telefone nkongera nkagushimira sheri uri so utangaje wumve ngo nagutekereje numva urandenze sheri wanjye kandi narakubwiye ngo iyi ni intangiriro y'ibyiza mana yo mw'ijuru erega nanjye rwose mba numva ari inshingano biri mu nshingano zanjye kugufasha kuko nta kindi kintu wenda ntabwo ufite ibibanza n'amazu yo kuguha icyo naguha cyakunezeza ni umwanya n'umutima mwiza no kuri n'ubwitange ni ukuri uri umwana mwiza uritanga umwana we urumva ufite urukundo Cedric sheri wanjye imana yanciye iki ngimbe umuntu nkawe mu buzima bwanjye
kandi sheri wanjye sinakubwiye ngo ntukanshimire nunshimira nzajya numva ari ibintu bidasanzwe kandi mbikora numva ari inshingano zanjye rero nta mpamvu yo kunshimira rwose sheri ibyo ukora ni ibyo gushimirwa kandi nkubwira ko nzakomeza kugukunda nkarushaho uri umugabo mwiza Imana izafashe mbane nawe amina ibyo ni isengesho dukwiye gusengera ni isengesho dukwiye gusengera gusa ari njyewe mba numva ahubwo nk'uko mbikubwira buri munsi mba numva ari we nagakwiye gushimira kuba waraje mu buzima bwanjye ese ntubona ko hari impinduka byibuze ntubona ko navuye ku bwigunge mbere y'uko menyana nawe ntabwo nari umuntu uba ufite ibyishimo ngo nseke bitewe na famiye n'iki byari nakubwiye byose rero mba numva ari njye ukwiye kujya ngushimira buri munsi uko tuvuganye nagakwiye kujya mvuga merci sheri reka ibyo ahubwo ngenda umva nakukumburiye cyane nibyo ndagukumbuye sheri nawe ndagukumbuye cyane sho urabizi ko nyagukumbura tunari kumwe none ubwo tubigenze gute ejo uzava ku kazi ryari ni amasaha sheri tubonane ejo ni mugoroba tubonane ayo masaha avuye ku kazi ejo ni mugoroba yego nta kibazo ako nzaba nashize oya nzagerageza ukiva ku kazi nzagerageza nze nkurebe yego sheri wanjye sibyo yego nzakuzanira iki uzazanira iki cyangwa se niyo tutanabonana niyo twahura ejo tuzavugana turebe uko tubigenza niyo utaza hano mu rugo wenda tukavuga nk'ahantu turajya tugorora nko mu muhanda tugahuriramo hagati sheri sinkakuvune wenyine uko byifuza rwose uko bishaka kose tuzakora ibyo tuzareba saba reka muri akazi k'abandi batazanyirukana sheri wanjye ariko wari umubajije ngo uzanzanire icyo uzanzanira akabombo sibyo bombo shu yego nzakuzanira ikiruta bombo reka ngitegereze noneho ikirenzeho icyo kintu nzakuzanira nzagisigiriza urukundo nindangiza nyiminjiyemo akanyamuneza inyorose amasengesho ubundi uburyohe bwinjire mu bundi sawa rero ubwo nta hejo sawa sheri akazi keza sawa sawa ko wararakaye meze neza reba ko sinatinda kubyuka nari maze gutegura ka breakfast utishimye gusa ubwo wibagiwe ibyo waraye ukoze ijoro ryahise ni ibiki bibi I give you my card. Nabaye card ya business yanjye. Right now kuri bank yanjye nabaye block because of your stupidity. None right now mpagaze imbere kumbwira umugoryi ngo ubugoryi bwiki uragakene uragatindizo ibyo kubwira ngo kucyunci nyuma kuki kubera ko abantu ibyo nshaka n'nyuma ibyo bashaka Mwiza kone I don't blame you. I blame myself. So reka nibyo Useless girl. ahubwo ujye no kunekera
God for Wowe! Listen to me. Wowe! Niyo wa Nari nasinze mane. Nari nasinze ari amagambo yose ari kubera inzoka. Bibi ni ukuri kw'Imana nari nasinze. Nano ibaze nyine nani bwo mbyibuka na kimwe nibuka nuko nari nasinze. Beba musori nuko imbabari. Nese abagabo bambwiraga Bibi. Abagabo bambwiraga Beba musori nari nasinze. Beba musori I'm sorry. I'm sorry baby. Niyo mpamvu wandakariye gutya ndi kukubwira ibintu byose mushaka kubyumva. Subiza ko ntabikunda. I'm sorry. I'm sorry, honey. I'm sorry, baby. Niyo mpamvu wandakariye ndi gukora ibintu byose warakariye umusore. Nari nasinze baby. I'm sorry. Ntukarakara ariko gutya. Rega ntabwo ari ukurakara just wakoze. Okay. Baby, seka. Nudaseka ntabwo bizana. Seka. Seka ariko ubishaka. Bishwe birakobera. Baby cyane birakobera baby. Ntukarakare. Sibya. Yego. Nta nzongera ariko. Allô? Oui, je suis vitesse. Ni sawa umeze ute? Ko numva utuje uri mu kazi cyangwa? Ko numva utuje cyane uri mu kazi? Nicaye njyenyine niyo mpamvu Mrs. Shanza nanjye ndumvira ngo itangiye kunyica. Nagize ubunebwe. Ndabyumva no mu ijwi birimo. Ndabona twamusebereho. Umva se, twagendaga no kukubwira ko twimutse. Naraguhamagaye mu telefone yawe nagira ibihone ntabitindaho. Wenda uzi twimure, ntabwo ari buduteruze imisego y'intebe. Mbona kuri imisego wayo. Shampa twarimutse, ndabizi niyo nakubwira ntabwo wahita upfa kuza. Ntuzajya kuzizambwira ngo urangiye mva twimutse twabonye inzu nini. Mva ameze neza hano mwimukiye. Tumva uryoshye nzagusura muri iyi minsi. Mva uzaze mva inkuru nyinshi. Cyane uzarambirwa inkuru mba mutera we. Mva indi story. Squarisa sigaye afite shiri we. Arisa sigaye afite shiri. Biri seri ariko byumve ngo biri seri. Ntabwo ari za burage zawe. Ntabwo ari burage none uwo muntu urebye ko namukunda ntabwo wabyumva nyine. Arise nzi cyangwa n'undi Arise. Sister wanjye mukuru wa sumbi kubwira gute yego. Yamukuye he? Sha nyine sunda ncunga nushobora kunseka cyane ambaje sister wanjye. Ari ngimara irebere mbwa ni wumvye. Mbase nza bahuriye. Ariko byumve barakundana bise ibaze ko ari nawe watwimuye dizi. Niyo mpamvu wabonye nyine nakwihoreye. Yaratwimuye mani bakundana biri sere nyine nanjye nago mbizi pe. Ese ubwo muga ameze gute? Cyane mwiza. Aratuje n'umuntu ufite discipline. Nyine sinzi uko namukubwira. Cyangwa niba muri Kigali bashaka kumurya amafaranga gucu. Sha bitewe n'ukuntu mbona bakundana ntabwo ibintu by'amafaranga ngo wenda ngamenye ngo imitungo ngihari ibintu ngibyo ndakeka ntabihari. Ntabyo azi azi ko nyine yikundiye mu nyine biraho. Ni ukwitonda abantu basigaye baza ku muntu hari ikintu bamushakaho. Asundi wanamuganza muganiza numve nimba ibyo nabiziho ariko sha nabyo nyine mukunze gutyo gusa bite no kuntu namubonye ntabwo ibyo bintu bimushishikaje.
Nisiko nawe ntuzi uzi kureba urabonye uwo musore ari shyashya. Shaka ko nabibonye njyewe nabonye ari shyashya pe. Nabonye ntari birye ni umuntu nyine okay yamukunze uko ari. Niko nabibonye. I'm very excited uze kumamfuta yende. Shange ndayagira se. Nta nimero yengera. Isuku ari sena na mana yaje. Shamva ariko ikintu nzi Imana yazanye amakuru muri uyu muryango. Umva ndaryoshye n'impamvu hari ubona mfite irungu baba ari kumuvugisha ariko yo sister wanjye yishimye nanjye mba nishimye sha. Ndabyumva. Umva wese ko tuzayumva ndashonje. Umva kajya gushaka icyo ndya sha. Niko n'ibintu by'ubunebwe no kujagwa. Ucu. Yewe, Wagiye uvuga ni sawa. ko muri bano bamusanze. Ikibazo kiri he? Twari nzi muri gihe cyo kwihanagura. Oya, gusa gikora ibintu byose koko Umva, ntukigore. Oya, sheri. Zana mbigufasha. No, ndeka. Mbese ntabwo utegura ubundi bintu by'akazi. Ibintu byose birateguye Pucu, nta ntugire ikibazo. Aka gasahani niko ndi burire uko akandi gato. Karaguye. Nje kugaza niko nibuze kurira. Reka asa nkaho ku masahani bari Akagapfunga. Amagara yawe n'utuntu duto. Akasahani ni keza. Sikuna bari keza gatoya. None se bite? Cyane sawa nyine ariko ndakwingize jya undeka niba nafashe ngo nkore ikintu undeke nkikore mba nyishoboye. Sibyo oje no kuri kwima use wari wumva namenye isahane. Ubu ninjye byose ninjye ufite amafuti kuko nabwayahaguye ngo nyabike. Ngo wacyumva to turavuga tunarukinda bizi niko watekereje. Kuyashiri umunani murega nibyo. Ntabwo mbananiwe kujya mu kazi ukaza ugakora imirimo yo mu rugo wenyine ibyo bintu biri se. Ntabwo n'ubundi nakuburanye mu mutsinda. Aha kagira umuntu rero nitera mu rukundo. Urukundo rwanyu rwose yarushyushye muri no minsi. Kigali yose iri kurumanishwa n'urukundo rwanyu. Byose ninde Pucuda kose uravuga babibwiye abantu bose. Oya yuko nyine niyo muri hari urukundo rwawe na Cedric ariko mana ya ariko nyine hagatana cyane byumve nyine ufite boyfriend mwiza nyine ukeneye kwanza uramaso yanjye mbwira ukuntu umugabo wanjye ameze. Ni mwiza ni inzoka yego wow ukijye kuvuga ni iki urabizi kugira ngo akabura yambaye ingofero bigaragara ko sinzi uko muvugana ariko mbese ngombwa kubyinjiramo umunsi muzamubwira ko ingofero mari ndebe ariko ni mwiza ibyo tutanabigereho kuri physically ariko ibitekerezo bye n'ibikora ni byiza cyane sibyo nibyo by'ingenzi ni umuntu mwiza cyane afite discipline mama nyine sinzi ko nabibonye ariko ni umuntu mwiza kuri njyewe ndakeka nawe none yari kumushimisha mbona mwishimye nta kibazo gihari utari kurira mbona ari byiza cyane pe njye ndashonje nari nje gusa icyo cyayi ntabwo gishyushye ubanza ntabwo gishyushye inywa ngiye kurya ndahita njya kunywa ngakomeza kwire kuri boyfriend wawe isuguru umvutayo koko uze bikomeze nese ubona rero uko uba wibebejwe se uvuga mbanza ubwira ubona rero ubu wabusereza ni ubabere byo kuteza nk'ingoni yanjye pucu urabigishwa ingoni yanjye urafasha ubwo ndagenda ntabwo yagiye
reka nigende bisigaye byiganiriza dutangiye kubiserereza Gakajya ngishara ndere ntabwo mukubwire abanyamagezi isoni wirere ajya ku rukuta rwo hepfo maze kuhamenyera mva kamanzi rero gushyira n'amasahani mu kabati ubwo turabona